icyubahiro gikomeye. Ushimwe data. Muri rimwe ngo kwira tukaza ngo tukakubwira ngo nukuri mwiriwe wa nshuti yacu nziza, mwiriwe wa byiringiro bidashira. Uhimbarizwa imbaraga zawe. Ushimwe ni ryawe data, murengezi wacu mwiza. Abatamzi bamaze kukuvugira, abatamzi bamaze kugushima. Himbazwa mukunzi mwiza we, himbazwa muyobora wo kwizerwa no kwiringirwa, himbazwa data nyaguhora ku ngoma. Abera bawe ko barakuvuga, abera bawe data baza kuri uyu murongo buri munsi kugira ngo bakubwire ibi byose duhora tuvuga. Uri mwiza Kristo wo kwizerwa no kwiringirwa. Nta na munsi n'umwe watwinunze, nta gitondo kimwe cyangwa umugoroba wabuze ngo ntibishoboka, ariko ni buri dakika na buri segonde byose biza biguma bigashoboka. Kandi ngo bidashoboke abana b'abandi, ariko ngo imbere yawe biza bishoboka. Ushimwe data, kuko uri byose muri byose. Uri ubuhungiro bwacu, uri ubwirukiro bukomeye. Uhimbazwe kuko ugira neza, wa murengezi mwiza ukomeye, wa muhoraza wo kwizerwa no kwiringira. Ishimwe ni ryawe Mana, abera bawe bamaze kukubwira byose. Ni bya bindi tuguma gusubiramo. Ushimwe kuko ugira neza Mana, ushimwe kuko tubivuga buri munsi. Ushimwe kuko tukuvuga gutangira mu kwa mbere tukageza mu kwa mbere, batarahwema bataraceceka. Ushimwe wa munyembaraga zikomeye we, ushimwe byiringiro byacu by'agakiza, ushimwe wa ntwari mu ntambara. Reka tukushime kuko ugira neza Mana, buri munsi uduha imbaraga. Iryo ni isezerano waduhaye. Buri munsi Baba, buri munsi nyaguhora ku ngoma, buri munsi ibyishimo byacu, buri munsi murengezi uduha imbaraga. Iryo ni isezerano waduhaye. Ishimwe ni ryawe Mana. Igiterane cya buri gitondo n'umugoroba, aho bugorobye data ni igiterane, bukeye ni igiterane, nijoro ni igiterane. Uzudutangaza ku murimo wadukoreye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri mwiza mwami we, uri mwiza nyaguhora ku ngoma we, uri mwiza data. Mutima gwane ibintu byawe, mutima gwane nakugabira. Ukukole sukunozi Yesu mukunda wane nagutangaye mwawe. Imitima yacu itora Imana, imitima yacu turayiguhaye, imitima yacu turayikugabe. Uhimbazwe kukugira neza wa mama we, uhimbazwe kukugira neza wa nshuti. Uri inshuti yacu, ngo ni rafiki wetu wa karibu. Uri inshuti yacu ya bugufi Baba. Nta muntu uzi wawe yikandagira, nta muntu uzi wawe avuga ngo ndashakura, ariko data uri byose muri byose. Uri ibyishimo, uri umunezero utagira amakemwa. Ushimwe kuko ugira neza Mana, turagushimiye. Reka tugomba tugushime gusa, nta kindi twabona twavuga keretse kugushima gusa no kuguhimbaza. Imirimo n'ibitangazo ukora uratangaje, urahebuje. Ishimwe ni ryawe data we. Tuzanye abarwayi Papa, tuzanye abarwayi. Uri umudogiteri ukomeye, uri umudogiteri utangaje, uri umudogiteri uhebuje. Uhimbazwe ibyiringiro byacu, uhimbazwe nyaguhora ku ngoma. Twarakubonye bari mu kuvuga imirimo n'ibitangazo, uri mu gukorera abera bawe barwaye. Tukumva turatangaye. Reka tutangara, ni ukuri igitangaza gikomeye. Ushimwe data, uri mu gukiza za kanseri, ugakiza ibituntu n'amadiyabeti, ugakiza abamabyimba, ab'imyuka yakiza ukayongeramo, ab'amaraso yakamye ukayongera. Uratangaje Baba, uri byose muri byose. Aho abaganga bananiriwe ukahagarara ugakora imirimo n'ibitangaza, nabo bagatangara. Ishimwe ni ryawe data, turagushimiye. Tuguhimbariza imbaraga n'ubutwari bwe, tuguhimbariza ubutegetsi n'icyubahiro bize mu gukiza abarwayi. Uhimbazwe data. Abana n'abari mu kugenda, ushimwe nyaguhora ku ngoma. Abari mu kugenda n'umwanya n'idakika biba bifite, bakazoja gutaramira hariya mu bwami bwo mu ijuru, hariya hatagira amakemwa, hatagira guzuguza umutima, hatagira agahinda n'imibabaro. Ushimwe kuko ugira neza byiringiro byacu by'agakiza.
girira neza abarwayi bose aho bari data sinyo bavuga ngo bashobore ni mu isi yose ukimwe data abarwayi bose mu isi yose data ukuboko kwisumba byose kubagereho ikiganza cyisumba byose ukibarambikeho buri rugingo rurwaye imbaraga zawe ma zibakoreho muri uyu mugoroba twebwe aho turi abandi ari mu rukerera imbaraga zisumba byose uri byose muri byose ma kandi mu impande zose urahaba impande zose urahari turahagutumye iyo tugutumye dutenguha ugenda ureba abarwayi bagirire neza ishimwe ni ryawe rikomeye kandi ritangaje data ayi wa mukunzi mwiza uyabuje we wamuhora haza kwiserwa no kwiningirwa abafite Yesu uwo n'abatunzi ubutunzi butagira akagero ubutunzi butagira ubunyaga ubutunzi butaza buribwa n'ingesi ubutunzi butaza bwononeka ushimwe murengezi mwiza we ushimwe nyaguhara ku ngoma abagufite bafite byose abagufite bafite byose abagufite bafite byose ushimwe kukugira neza data reka tugushime kuko turi ubutunzi bw'umukiza ngo utunezeze iteka ryose uhimbazwe nyaguhara ku ngoma uhimbazwe data mukunzi wacu mwiza we warambwe warangiye byose ibyo kuducungura aravuga ngo birarangiye tugushimira umukene niyo mpamvu tuza buri gitondo nimugoroba wabambwe warangije ibyo kuducungura uravuga ngo tugushimira umukiza nta wundi twoshima keretse wewe nyine mana nta wundi twonabwira ibi byose keretse wewe nyine data kuko wabambura babazwa kugira ngo tubone aya mahoro yose tuhe tuvuga kugira ngo tuvuge ibi byose tuhe tuvuga nuko wabambura babazwa uritanga kugira ngo tubone agakiza uhimbazwe nyaguhora ku ngoma uhimbazwe ziringiro zacu z'agakiza ishimwe ni ryawe mana data we mukunzi wacu dukunda ziringiro zacu z'agakiza titwareka kukwereka iwacu ayi data we ibihugu byose birimo intambara mwamukunzi mwiza we ibihugu byose birimo intambara baba tubisabira amahoro yisumba byose dutanze amahoro mu gihugu mana ayo ngayo ni we wavuze ngo icyo tuzavuga mu izina rya Yesu cyose uzagikora turabyizeye kuko uzadukorera imirimo n'ibitangaza bihebuje ishimwe ni ryawe mana urebe intambara ziri mu bihugu ubigenderere ubisure byose kandi ubisange mu izina rya Yesu ishimwe ni ryawe kiriya kiwacu twavuga nuko twakivukiyemo tukibyariramo tucuzukururizamo tukaba tugeze no kuwuzukuruza tukiri muri kiriya gihugu ayi Yesu muri abantu data murengezi wacu mwiza data wa nshuti nziza iyibuze urebe kiriya gihugu urebe ziriya ntwaro ziremereye z'intambara zabaye muri kiriya gihugu ariko wazipfunyitse mu kiganza cyawe uko biri kose wa mukunzi we ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe mana urebe kiriya gihugu baba impande zose bakabuze wa mukunzi mwiza we urebe kiriya gihugu uwiteka nyagora kumva hari umunsi biza bivugwa tukagira ngo ariko ijambo twamenye ijambo rituremeje ijambo riza rituma tuza ushimwe kukugira neza nuko iryo wavuze ritaza ryindo nuko iryo wavuze singatwa abana b'abana nuko iryo wavuze turisengereze nuko iryo wavuze niyaba ushimwe kukugira neza mana uko bimeze kose turagitegereje uhimbazwe kukugira neza wa mukunzi mwiza utangaje wabyiringiro byacu z'agakiza urebe iriya migambi mibi tuyisambuye izina rikomeye imigambi mibi wa mukunzi mwiza we turayisambuye mu izina rya Yesu ishimwe ni ryawe kiriya gihugu twari dufite abo tutaramana ayi uhimbazwe data bakaririmba indirimbo zacu tukaririmba izabo tugasabana tukegerana imikutano ariko satani araga ariko mwami Yesu uri mu ijuru turamwamaganye mu izina rya Yesu turamwamaganye mu izina rya Kristo turamwamaganye mu izina ry'uhoraho amazureke kiriya gihugu data umugisha w'ijambo ryawe amazurane dutegereje icyo wavuze dutegereje isezerano ryawe dutegereje ububasha bwawe ngaho data uhagarare kuri iya misozi
ni wowe birindiro zacu bikomeye, ni wowe birindiro zacu bikomeye, imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, uri byose muri byose. Ishimwa ni ryawe rikomeye kandi ritangaje. Turagushimiye datareba, datareba, reba ziriya mbuga aho ziri hose data, ntituwazi ariko tuhatumye izina ryawe rikomeye. Uri mudasobwa aho ziri hose baba, imfungwa aho ziri hose mwana, imfungwa aho ziri hose data, uhagera. Ariko dutangaza n'iyo imyaka yose bagize, ariko bakaba bagaye bahumeka, bakaba bahumeka, bari muri biriya byose, ariko ukabapfunyikira mu kiganza cyawe, ukabapfunyikira mu mbaraga zawe, ukaba hafi ya nziza. Uratangaje, uri ukwizerwa gusa kandi uri ukwiringirwa. Amashimwe turayazamuye, tuzamuye amaboko yacu tuguhe icyubahiro. Ubagenderere, ubasore kandi ubasange. Umunsi umwe tuzagushima ziriya mfungwa zavunguwe, kandi turabyizeye kuko wabivuze. Ishimwe ni ryawe Mana, tuba tuvuga icyo wavuze, ni wowe wabivuze, turabitegereje. Ushimwe kuko ugira neza, wa mukunzi mwiza we, wa muyobora wo kwizerwa no kwirinda. Tukweretse ingo zihetse isambuka, tukweretse ingo zihetse isambuka z'abantu b'iwacu baje baramenye Imana, barashingiwe mu makanisa, ariko Satani mwami n'umwanzi ngo yabahugije umuremyi ababwira ibinyoma, babahemukira iteka niwe mwazi ukabije. Ariko data, tubasabiye ubwungo bw'ijambo ryawe kugira ngo ziriya ngo usubire izumwe. Uhimbazwe kuko ugira neza, uhimbazwe kuko ukora neza, ziringiro zacu z'agakiza. Uri mwiza ntawuhanye nawe data, tukweretse abakuriwe, tukweretse abakuriwe data, ubahe gukikira. Ayi data we, abana ni umugisha utogurwa n'impana izituruka iwawe. Uhimbazwe data, ababyeyi bakuriwe ubahe gukikira, imbaraga zawe zibana nabo, abatabafite ubabaha. Amukunzi mwiza, ushimwe kandi kuko ugira neza, kuko utangaje. Mana, tukweretse abavuga butumwa baza baduha ijambo ryawe, ubagirire neza. Abaririmbyi ubahe umugisha, ishimwe ni ryawe Mana. Abagutaramiye ubagirire neza. Byiringiro zacu by'umugisha abaza baduharinga, imbaraga z'umwuka wera ziguma zibayobora. Reka tugushime kuko ugira neza, abaza badusangira bavuga butumwa n'abaririmbyi, imbaraga z'umwuka wera zibagote, ubuntu bwisumba byose bubane nabo. Ngaho wa mukunzi mwiza we, abantu bose bacecekeye aho bari, abari mu tuzi, abatahe babona uko bafungura, abarwayi bahe bagutegera aho bajyanye, abahaye bagutegera bose nani bahumugisha. Data rero mukunzi wacu dukunda, byiringiro byacu by'agakiza, nta kindi twobona twovuga keretse ushimwe data, kugushima gusa no kuguhimbaza, kukurata no kukuramya, kukuvugiriza impundu, kugukubitira ibisibo, kuko uri byose muri byose. Ngaho wa nshuti nziza ikomeye, ureke mwami Yesu iki giti